uyu munsi ntabwo nari kubwiriza, nje kubaha message. Nari ngiye guhamagara umuntu ngo aze kubwiriza, kuko nyine no gushyira abantu kuri gahunda, vuga ngo gahunda ni wowe utahiye kubwiriza. Numva ijwi ry'Imana riranyangiye. Imana irambwira ngo genda ubanze uvure ubugingo burwaye, kuko ubugingo bw'abantu burarwaye. Genda ubanze uvure ubugingo, genda uvure ubugingo kuko ubugingo burarwaye. Habaho indwara z'ubugingo zijya zibaho, kuko habaho indwara z'uyu mubiri w'inyuma. Umuntu arwaye umutwe, umuntu arwaye umutima, umuntu arwaye ukuboko, umuntu arwaye imitsi, n'ubugingo burarwara. Kuko ni umubiri w'imbere, hacyo bita umubiri w'imbere n'umubiri w'inyuma. Amen. Niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza umwami, nubwo umuntu w'imbere rushaho kubabazwa, ariko umuntu w'imbere rushaho gukomera. Nakomeza urugendo mfite ibyiringiro, yasiganwa ariko si utaziyojya, ndatera n'ibifuza ariko sibusha, yakamusingira ibyo Kristo yamfatiye, ukazamamagara maze kubicu. Niyo mpamvu gutegereza umwami, nubwo umuntu w'inyuma rushaho kunanirwa, ariko umuntu w'imbere rushaho gukomera. Gakomeza urugendo mfite ibyiringiro. Ni ibibazo bibiri biri kwibazwa. Kubera iki abantu badakizwa ngo bagere ku musaraba? Kubera iki abantu badakizwa ngo bagere ku musaraba? Ngiye kuyavuga buhoro, aya magambo ntabwo ari vuga butumwa, ngiye kuyavuga buhoro nicare, kuko mfite n'ibyo ndi busengera. Imana yambwiye gusengera n'ibice bibiri. Ndavuga buhoro cyane kuko maze igihe ndwaye grippe, ntabwo ijwi rimeze neza, ndumva ntameze neza. Ndavuga buhoro cyane. Kubera iki abantu badakizwa ngo bagere ku musaraba? Kugera ku musaraba, reka mbisobanure. Kugera ku musaraba ni ugusa na Kristo. Niko kugera ku musaraba nyine. Mico ya Yesu, uko Yesu yari ameze, yaje mu isi, aza mu isi mwifato wari uwuye. Kuki abantu batagera ikirenge mu cya Kristo? Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo kuki urugendo rw'agakiza runaniye abantu? Guterana, abantu baraterana, bararirimba rwose, baranashumbye, ariko imbuto zirabuze. Kasubiremo, barahanura, baraterana rwose, barabwiriza, inka zigatinya na zazo, ariko imbuto zirabuze. Mu mihanda imbuto zirabuze, mu makwe imbuto zirabuze, mu mivugire imbuto zirabuze, mu miryango imbuto zirabuze, hanze aha imbuto zirabuze. Ushaka kubona umuntu waje guterana ubu ngubu saa 9 ukamuyoberwa. Saa 9 wamubona ku giporoso, ukibaza niba ari we wabonye mu materaniro ku kidendezi saa 5. Hari ibibazo bibiri. Hanyuma abaje gusengerwa namwe mwe mwihanganye. Hari igice cya kabiri cyo gusengera abantu. Banze mvure, kuko Imana yambwiye ngo genda uvure ubugingo burwaye. Ingingo yose ndi buvuge mu kanya, iyo ndwara irasengerwa. Nubyemera, ariko nubyemera
indwara yose ndi buvugire hano niwemera ko uyirwaye urasengera. Hari ibibazo bibiri. Kuki abantu badakizwa ngo bagere ku musaraba? Kugera ku musaraba niyo mpamvu navuze ngo kamera muyizane isi yose ibibone. Harya numva sinkunda YouTube n'ibindi n'izi mbuga, ariko harya numva navuga ijambo abantu benshi bakaryumva. Harabibeshya iby'ubugingo nyamara nta bugingo buhari. Icyane ikibazo cya mbere Imana yambwiye, kuki gukizwa ngo bagere ku musaraba byabananiye? Kabiri, kubera iki urugendo rw'agakiza runaniye abantu? Imyaka 8 umuntu ari mu gakiza, ariko reka da nta mbuto z'agakiza umubonana. 15 ari mu gakiza, nta mbuto z'agakiza umubonana. 20 ari mu gakiza, nta mbuto z'agakiza umubonana. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Nabwiye abantu ngo aho kudakizwa neza nabivamo, kandi mbabwiza ukuri, kwambaye ubusa mpagaze kuri aka gatuti muri iyi kamera, mama tumukunde aho kugira ngo nkizwe nabi, nzabireka. Niko kuri, kuko tagahato cyate najya mwisi cyangwa nkabigumamo, aho kugira rero ngo mbibemo nabi. Kuko reka nze mbabwiye, kubibamo nabi bitera umuvumo. Mwarimo bizi ko kubibamo nabi bitera umuvumo? Afazari guma hanze. Masezerano y'amahuri tazigera sohora. Tegereza ibyo Imana yavuze, shwi bishobora gute? Tawucheza abami babiri. Tawe ushaka gucheza abami babiri, ntabwo bishoboka. Tawucheza abami babiri ariko guma ubu wa Satani cyangwa se ubu w'Imana bimenyekane, maramariza hamwe. Siko kuri? Maramariza hamwe. Mukecuru, mama, siko kuri? Maramariza hamwe. Aho wiyemeje abari humaramariza, ariko wikina mu bintu. Narigiye gufata telefone, hamagara umuntu ugomba kubwiriza uyu munsi. Ijwi ry'Imana rimwe ngo oya, genda ubanze ubabwiriza indwara ubugingo burwaye. Ushaka gukira kire, utabishaka na warorere. Wamaramarije mu kintu kimwe ko ukaba w'isi bikamenyekana, cyangwa se ukaba w'Imana nabyo bikamenyekana. Tagahato muri rusengero ninde muntu nakuriye ku ngufu? Hari wanakuriye ku ngufu? Hari wanamagambe ngo azakizwe? Kuki kandi ntacyo utazi. Ijambo ry'Imana yavuga ngo uwumvise byinshi hasabazwa byinshi, ntacyo utazi. Icyambere, indwara ya mbere y'ubugingo ntabwo nyisobanura birambuye, birazwi. Ibyaha iyo ni indwara ya mbere. Mukanya turayisengera ubishaka arakira. Gukora ibyaha nkana ubiga, ndetse bamwe bakanabikora babigambiriye. Ibyaha, kunywa inzoga ubizi ko ari icyaha, gusambana ubizi ko ari icyaha, kuzimura ubizi ko ari icyaha, ubwibone ubizi neza ko ari icyaha. Somera.
genda ubanze uvura ubugingo burarwaye, kandi ubugingo nibwo buzabona Imana. Of course indwara ya mbere abantu barwaye, somera Zaburi 50, Zaburi 50 risome 16. N'amagambo avuga ngo umunyabyaha yiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa cye ari inyanga guhana. 50:16-21. Somera icyo Kinyarwanda, somera icyo Kinyarwanda neza, icyo Kinyarwanda gisome neza. Kadusome Zaburi ya 50 umurongo wa 16. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, ariko umunyabyaha Imana iramubaza ngo wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki? Kwirirwa wigora. Kuvuga amategeko yanjye. Uko bimeze kose wakwimahoroniza nta mahoro y'umunyabyaha. Nubwo wakwishyira mu mahoro ukabisigiriza ibyaha ukabyeza, icyaha ni icyaha. Hagati no hagati hariho kwabana ngo Imana imbabarira urukundo ruke, nta rukundo ruke rubaho. Ubwo urangana wivuga ngo urukundo ruke. Imana imbabarire kwitiza iby'abandi, uri umujura, nta kwitiza by'abandi biba kubaho. Ibintu icyaha ni icyaha, wabisiga wabyeza ukabihumanura, icyaha ni icyaha. Soma ayo magambo. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, uko ubonye umujura wifatanya nawe, kandi ufatana n'abasambanyi. Uko ubonye abasambanyi ukururana nabo. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, nta na rimwe mu kanwa kawe habamo ijambo ryiza. Ururimi rwawe rukarema uburiganya. Ururimi rwawe ruhoramo uburiganya n'uburyarya n'ibindi utamenye. Wicara uvuga nabi mwene so, nta kindi uretse kwicara ku ntebe yo kunegurana. Ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nka kwihorera. Ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ukagira ngo meze kawe, cyangwa ukagira ngo ntabyo nabonye. Ariko nzaguhana, bishyira imbere y'amaso yawe, ku mugaragaro, uko bikurikirana. Icyana inteko y'abaneguranye arimo. Umunyamazimwe wa mbere niwe, mukanya akajya kwigabura. Uteranya abandi ninde? Niwe, mukanya akajya kwigabura. Inzangano zuzuye mu mutima niwe, mukanya akajya kwigabura. Imana irambwira ngo umbwirire abantu bameze gutya ngo ijuru ntaryo bazabona kereka bihannye. Conclusion. Imana irambwira ngo abameze gutya ijuru ryo ntaryo bazabona kereka nibihana. Icya kabiri, indwara ya kabiri, ntabwo naje mwivuga butumwa. Irambwira ngo abameze gutya nta juru bazabona kereka nibaramuka bihana. Niyo conclusion mbaye mbateguje. Ibyaha nkana ndetse bamwe bakabikora banabigambiriye. Irambwira biruhiriza iki bashyira amagambo yanjye mu kanwa kabo, kandi ari inyanga kumva no guhanwa. Harifatanya n'abakobanyi, icyo bita abakobanyi. Amwene se aragira akabazo mu gutera induru, niwe wa mbere ashyize hejuru ijwi, niwe uzamuye ijwi mu gutera induru mu gukobana. Benabo irambwira ngo nta juru bazabona kereka baramutse bihanye
mbaye mbateguje iyo ndwara isuzume niwumva ko uyirwaye mu kanya turayisengera. Indwara ya kabiri, indwara ya kabiri ubugingo burwaye. Andika, indwara ya kabiri ubugingo burwaye, ibitotsi byo mu mwuka. Ndaje mbisobanura icyo bita ibitotsi byo mu mwuka. Ubunebwe, ubute, kudaterana, kudasenga nta mpamvu, amezi 2 adasenga, amezi 3 adaterana, yabigize nayo, yarabisuzuguye, yabiciye amazi. Abatarateranye bose bararimbutse. Ibitotsi byo mu mwuka. Abandi mu gihe bagiye guterana agiye muri gym, abandi mu gihe guterana ngo agiye guhaha. Njye hari uwambwiye ati nubwo mbatijwe ariko sinzaterana ku cyumweru njya guhaha. Ndambwiye nti sawa, kazi kanjye nako kukubatiza no kukubwiriza, ibindi birakureba. Ndajya kurwana nawe se? Imana ninde wababwiye ko ndi umupolisi w'abantu? Arambwiye ati ngewe ku cyumweru sinzaterana, ni wo munsi njya guhaha. Sawa, nawe ubona umukristo tubatije wo kuvuga ngo ntazateranira ku cyumweru n'umunsi wa rimwe, ubwo se ni umukristo nyabati? Icyambere mu nzu y'Imana tuvana mu nzu y'Imana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iki? Indorerwamo twireberamo. Nta handi wakwipimira kuri umukristo uretse ijambo. Nta handi. Mu nzu y'Imana tuvanamo ijambo, kandi ijambo riyo ndorerwamo. Igipimo cy'umukristo cyose nta handi ugipimirwa uretse muri Bibiliya. Bible niyo ndorerwamo twireberamo. Kwa kundi ufata indorerwamo ukavuga ngo ukomeze kose uko nsa nuko nguko, ndanduye cyangwa ndakeye. Igipimo twireberamo ni Bible. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Naramubwiye nti ngaho shyiramo akabaraga mama we, urakoze kunyumvisha rwose. Ati njye umenye ko ntazasenga, baranadutegeka no kudukubita, bazadukubita. None abakristo b'iki kinyejana no kugutuka yagutuka ku mugaragaro. Icyo bita kugutuka ku mugaragaro ariko inka zigatinyana rwose. Ngiye umenye ko reba umuntu wo kubwira umushumba ntabwo nzasenga ku cyumweru. Bakristo b'iyi minsi bashize amanga mu buryo buri negatifu. Hari icyo bita gushyira amanga mu buryo buri positive, hari no gushyira amanga mu buryo bwo gushira isoni. Nta kintu umukristo w'iyi minsi atakubwira ngo mpagaze hano ni pasiteri mvuze iki se imbere? Pasiteri se no kunyurayo? Pasiteri mu macaci, pasiteri no guca heza. Cyakora wenda n'umuhanurira sawa, ariko ubundi nta gaciro abapasiteri bafite. Nge ni ibintu maze kubona samples, nta gaciro dufite imbere yanyu. Tako icyakora nge mbivugire mu iteraniro shumye, nugerageza kuntondagira no kunyurira tuzahanganira mu mwuka. Sinzahanganira nawe mu magambo no guterana amagambo nawe mu mubiri, nzahanganira nawe mu mwuka. Mu yandi magambo nzabyereka Imana. Yampamagaye nzayibwira ngo wabibonye. Ikintu bita kugerageza kunyurira no kuntondagira kirazira, kikaziririzwa. Utemera ibyo nkora iki kikiri. Sinshobora guhanganira n'umukristo ku kanwa. Kandi ibintu byose birangizwa n'igihe. Time ubiha igihe. Igihe kikazagira gute? Kikazabisobanura. Time ubiha igihe. Igihe kikazagira gute? Kikazasobanura amakuru. Yarambye ati nge sinzasenga. Reba umuntu w'umukristo akubwira umushumba we ngo sinzasenga ku cyumweru, ubimenye
kategarikoma nge sinzase. Ariko titi machine gasuzuguro basuzuguye abashumba muri iyi minsi. Mushumba w'umucaci usavuze iki? Kwicara akagutaramana ni amasegonda iyo biciye mu masaro. Gutaramana umushumba batera na wakikiriza. Mushumba w'iyi minsi isavuze iki? Ikindi kandi numukora aho arajya ahandi arakubwiye tukomeze ndajya muri restoration nta soni urukunkangisha ndajya muri Zayoni ndajya kwa Potere Mignone kandi wanavuga neza ntabwo ari nka mama tumukunde. Wanavuga neza rwose mama tumukunde kwirirwa duharamba hasi Kigali we harya handi. Niko bimeze muri iyi minsi. Nukwihangana ntukomere utendere kugira ngo atagenda. Nicyo kinyejana turimo. Nukoma gataragenda. Nukwarora aragenda. Aravuga ati yankororeye imbere. Kuntu mama tumukunde yantutse. Ariko nge nigeze kubwira umuntu umwe ngo mbabarira ungaragariza igitutsi hanyuma ukijyane muri RIB. Hanyuma RIB isesengura icyo gitutsi. Ntazacyahwa, ntazavugishwa, uko ashaka, aterana uko ashaka, aterana igihe ashakiye, akora ibyo ashatse, wivuga. Ariko wabanye umuntu ubyara abana 8, 6, muri abo bana bose ntavuge ari umubyeyi. Bibaho se babyeyi murimo hano niko murera abana ntabwo muvuga? Yesu nashimwe. Kabiri, indwara ya kabiri, ibitotsi byo mu mwuka. Utarateranye wese yararimbutse. Mu nzu y'Imana tubavana ijambo niryo rihindura indorerwamo twirebera. Mu nzu y'Imana tubavana ubuhamya bukomeza abantu. Amen. Isengesho ryo mu rwiherero wenyine urivanamo imbaraga. Mwari muzi agaciro kuko mu rusengero ijambo ni indorerwamo, ubuhamya bukomeza abandi. Isengesho ryo mu rwiherero burya ni imbaraga urivanamo. Kwiyerana n'Imana ni imbaraga, mu rusengero ijambo indorerwamo twireberamo, ubuhamya bukomeza. Nurese nudatera n'ibyo ngibyo uzabivanaye. Amen. Mu nzu y'Imana havana impunguro zituma ugira umurongo ngenderwaho. Icyo bituma umwifato nta wundi wawuvana uretse mu rusengero. Impunguro zitanga umwifato, ijambo ni indorerwamo twireberamo, ubuhamya bukomeza abandi, isengesho ku giti cyawe riguha imbaraga. Nibyo bintu bine. Kasubiremo. Ijambo indorerwamo wireberamo ukamenya uwo uri we. Kabiri, ubuhamya bukomeza abandi ukamenya ko yatabaye abandi nawe zagutabara. Amen. Impuguro ziguhereza umwifato. Isengesho ryo mu rwiherero wenyine iryo riguha imbaraga. Utagira ngo imbaraga nazikuraha. Imbaraga nzikura mu kwirana n'Imana ku giti cyanjye. Indwara ya gatatu abantu barwaye bitetse byo mu mwuka we. Indwara ya gatatu reka ngira vuba kuko hari ibyo Imana yambwiye gusengera uyu munsi. Magambo tugiye kubaturaho mu kanya kabatambyi data kayaherekeza nayo mu gice cya gatatu cyo gusenga Imana yayambwiye. Indwara ya gatatu abantu barwaye bugingo. Irambye ngo indwara ya gatatu irimo ibice bitatu.
Imana irambwira ngo umwuka mubi wo gupingana, umwuka mubi wo gusuzugurana, umwuka mubi wo gucirana imanza, iyo ni indwara ya gatatu abantu barwaye. Umwuka mubi wo gupingana, umwuka mubi wo gusuzugurana, umwuka mubi wo gucirana imanza. Ariko gusuzugurana mu bana b'Imana biva he? Irambye ngo iyi ni indwara ya gatatu abantu barwaye. Amen. Indwara ya gatatu abantu barwaye. Indwara ya gupingana, indwara ya gusuzugurana, indwara yo gukirana imanza. Tubona nk'aya magambo turi kuvuga kandi kuvugira hano hari abantu bari kuvuga bati ntabwo ari ayanjye nayuriye. Hari abazi ko batari kubwirwa ntabwo ari ayanjye na yakanaka. Guterana amagambo ntabwo ari ayanjye na yakanaka. We yamaze kugera ku musaraba, si ubwirwa ari kubwirwa abandi. Irambye ngo ni indwara ya gatatu gupingana, gusuzugurana, gucirana imanza. Amen. Yesu igihe kimwe abigishwa be baramubajije bati umukuru ninde ariko mu bwami bwo mu ijuru? Pa buriya umukuru ninde? Mu bigishwa hari hatangiye kuzamo ubusumbane ngo bamenye urutabana. Yesu aravuga ati munzanire umwana muto hariya, munzanire umwana muto hariya. Ariko arababwira ati umuntu umeze nk'uyu mwana mutoya niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Niba muri mwe hari umeze nkawe, we niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Niba hari ufite umutima nk'uwo mwana mutoya, munzanire umwana mutoya. Gupingana, gusuzugurana, gucirana imanza, ibyo bireze mu bana b'Imana. Iyo ni indwara ikomeye, kandi iyo ndwara yakubuza ijuru, yakubuza ubugingo. Indwara ya kabiri, ibitotsi byo mu mwuka. Niba wari usinziriye mu kanya turabisengera, utakigira ishyaka ryo kumva waba mu rusengero, utakigira ishyaka ryo guterana, turaza kugusengera mu kanya niba ubikunze kandi ubishaka. Ariko uzi umuntu usiba amateraniro yiriwe aryamye, umuntu agasiba amateraniro yiriwe mu buriri, cyangwa agasiba amateraniro yiriwe atetse, agasiba amateraniro yabera. Yesu baramubajije batariko gusuzugurana, gukirana imanza no gupingana, mu yandi magambo kutemerana. Yewe kutemerana. We n'umwuka mubi w'abadayimoni, ndetse kutemera abandi, umwuka mubi w'abadayimoni. Ikigero umaze kugeraho ukeneye kugera ku kindi kigero. Tukiri mu isi turakiga kugeza Yesu agarutse. Yaba representa legal hari ibyo atazi byinshi, yaba bishop runaka hari ibyo ataramenya. Yewe na pastor Mpyisi yaravuze ati tuzarinda tujya mu ijuru ibyinshi tutarabisobanukirwa. Ariko umuntu ngo avuze indimi ubwo ngo agasozi kara kubwo avuze indimi, kubwo avuze indimira ibyo se utabivuga ninde?
rire ni tutabivuga ibyo ngibyo. Tangira kwikocinga. Telefone 8 mu biganza. Hari abantu ndeba agahinda kakanyica. Niba hari ibintu nanga mu buzima, nanga nagera ahantu bakamenya ko ndi pasiteri, ndabyanga pe. Nanga nagera ahantu bakambwira ngo mukozi w'Imana dusengere, ndabyanga. Birabyubahiro ntabwo mbikunda pe, mbabwiza ukuri. Noneho haretse kumbwira ngo ari umushumba kuko wenda nshaka kumanuka gutya nkajya mu bantu, ngo umwe ko tumugenda aho ngo bari kumugendaho muri koridoro, ngo umusore we w'intarumikwa ufite ikiharya byabindi bagira ku maboko nibikira bya, ngo bari kumugendaho muri koridoro. Ariko narumiwe ko, ariko narumiwe no kuri Imana, ariko Yesu we uzaza ryari? Uzaza gutora itorero, uzaza kwitora ryari pa? Kuko manutse ngo umusore w'ibiganga ari kumugendaho escort. Ariko narumiwe nifashe ku munwa. Ariko ibyo dutangarira Imana yo yarumiwe pe. Umusore w'ibizigira ariko mugendaho muri koridoro kugeza ngo atabiki. Yesu yavuze ngo naje gukorera abandi, ntabwo naje gukorerwa. Babigize mverisi, babihinduye mverisi. Ubundi twe turabagaragu. Mukozi w'Imana wese n'umugaragu. Mukozi w'Imana n'igitebo ibibazo byose bijyamo. Ariko icyakora narumiwe koko. Ahantu nageze hafi y'urusengero runaka ntavuze, pasiteri wabo barahageze, araparitse. Amaze guparika abasore bari bavunitse kugira ngo bakingure inzugi. Ngira ngo ni papa Yesu mwamugira neza. Ikote yashize kwa kundi ikote urishyira nko ku ntebe, mbona umwe afashe ikote aritwaye mu ntoki. Ariko Mana y'ijuru nisi we, ariko Mana y'ijuru nisi we, ariko Mana y'ijuru nisi we. Noneho reba baje kuntwazisha rupi. Muzamenye ko navangiwe. Abo dushumbye ntabwo ari abagaragu. No kugira ngo nzakwake serivisi. Imodoka yanjye najyanye mu igaraje kwitera irangi, imara y'icyumweru nta muntu wahanigeze na lift. Kandi iyo mbabwira nti imodoka iri mu igaraje, yemwe hagira umuntu umereza lift, sinari kumubura. Paulo yaravuze ngo asezera ku itorero rya Efeso, aravuga ati mumenye ko ntigeze mbabera umusaraba. Nafashe umutaximeni ndamubwira nti turabara forfait, icyumweru cyose ndaguhangaye. Nabura abantu bampa lift ahangaha bakangeza mu rugo bakongera bagakomeza. Nabura umudiyakoni nisunga, sinshaka kugora abantu. Ntabwo bibaho. Yasazanira garuka, ntaragora umuntu muri iri cyaki, nta muntu uzagora, nta muntu n'umwe nzabera umusaraba pe. Kandi mbabwiza ukuri, ntawe nzabera umusaraba. Icyo mbashakamo ni agakiza katavangiye. Nzarya ibyo Imana izampa, nzanyurwa n'ibyo izangenera, ntawe nzagora. Umuntu umwe ngo yigeze gufata inkweto zitera abakristo, aravuga ati murava muri urusengero mungurire inkweto. Wowe mugabo wawe ntakora, wowe mugabo wawe ntakora, wowe ntakora, murangurira inkweto. Ariko iryo nivuga butumwa papa, iryo nivuga butumwa. Ubwo se abantu baratahana iki? Iryo nivuga butumwa koko? Wakwireranye komite wenda y'itorero ukabwira uti ndakenye, ariko bundi ukabwiriza
ubundi ukihererana abantu bamwe ukabwira uti wenda ndakenye da. Nta muntu nzagora muri Rehoboti cyaki. Icyo mbashakamo, ndabashakamo agakiza katavangiye, ndabashakamo imbuto z'umwuka, ndabashakamo abakristo bazima, ndashaka abantu tuzagera nayo. Muhereze Imana icyubahiro. Tawe nzabira umusaraba, ntabwo byabaho. Tawe nzabira umugogoro. Tugeze ku ndwara ya kane. Indwara ya mbere twabonye ko ari ibyaha. Indwara ya kabiri twabonye ko ibitotsi byo mu mwuka. Indwara ya gatatu tubonye ko umwuka mubi wo gucirana imanza no gusuzugurana no gupingana. Indwara ya kane ntabwo bibaho. Utuntu tw'umuma, utuntu ibintu abantu bigize. Baba ibitabashwa mu nsengero n'ibitabashwa. Simbuka fata Bibiliya n'umutwaro. Bibiliya ni umufuka wikoreye. Bibiliya twe turabagaragu babihinduye inverse. Yesu niyo mpamvu badakizwa ngo bagere ku musaraba. Yesu yaravuze ngo ntabwo naje gukorerwa, naje gukorera abandi. Mu yandi magambo, kwikorera imitwaro y'abandi. Twe turi ibitebo bajugunyamo ibibazo. Indwara ya kane we, ubugingo burwaye, gutuka umwuka wera. Gutuka umwuka wera, mu yandi magambo kutumvira umwuka. Samera Matayo bamenye ko byanditse muri Bible. Matayo 12:31, bazababarirwa ibyaha byose, ariko uzatuka umwuka wera ntazababarirwa. Matayo 12:31. Matayo. Nta muntu wo muri Rehoboti n'umwe nzabera umusaraba. Twubaka n'iyi nzu nirwaga nicaye hano, Imana ikambwira ngo uramenye udahamagara umukristo n'umwe, ujye ureka bibwirize. Uramenye utazagira uhamagara. Na n'uyu Pastor Seth yagiye muri Ethiopia, ibintu bimbana ibibazo twirwanaga hano. Sinigeze muhamagara ngo mubwire ngo Seth wareba ukuntu ngenza. Reka. Imana yarambwiye ngo dore uramenye utazagira uhamagara n'umwe, sinshaka hazakora uwo nzategeka kandi abishaka. Matayo 12:31. Kadusome ubutumwa bwizwa bwanditswe na Matayo igice cya 12:31. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi. Bazababarirwa ibyaha byose n'ibitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Subiramo. Nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Wabyumvise ariko? Hanyuma rero mwuka wera ni umufasha twasigiwe, ni intermediaire hagati yacu n'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ndagiye, ariko mwuka wera naza azenda ku byanjye abahereze. Amena. Ni intermediaire, ni umuhuza. Yesu nashimwe. Bisobanura ngo iyo upinze mwuka wera, upinze Yesu, upinze Imana. Intermediaire. Nushaka kubisomaho biri Yohana 16:14, byandika uzabisoma ugeze imuhira. Yohana 16:14 niho hari umumaro wa mwuka wera. Yohana 16:14 uzabisomera iwawe. Aka kantu ko hasi nagira ngo mukumve. Hazababarirwa bose abazakora ibyaha byose no gutukana n'ibindi, ariko uzatuka mwuka wera ntazababarirwa n'umunsi warimo. Noneho mbabwire ngo Yohana 16:14 niho hari umumaro wa mwuka wera. Murabisomere muhira. Mwuka wera ni umufasha twasigiwe. Yesu yaravuze ngo ndagiye nzabohereza umufasha. Uwo nguwo azenda ku bya data, azenda ku byanjye, kandi ibyanjye ni bya data, n'ibya data ni ibyanjye. Amen. Haleluya. Hanyuma rero mwuka wera aravuga. Sati mwuka wera kugendera ku giti cyawe, cyangwa se mwuka wera akanyura muri mama tumukunde. Yesu nashimwe. Amen. Uzapinga umwuka wera. Iyi ni indwara abantu barwaye.
nayo kutumvira umwuka wera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Umuhanuzi aravuze abikiye amazi, Imana iratumye reka da po niko ihora ivuga. Attention, attention, Imana yagusanga ubwayo cyangwa se yanyura n'ahandi ishaka. Amen, haleluya. Materaniro yangira umuntu wiriwe yicaye mu materaniro akansanga kuri mbi atumva ko Uwiteka yambwiye ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hazaba umuntu uzatuka mwuka wera. Gutuka mwuka wera no kutumvira mwuka wera, gusuzugura mwuka wera. Usuzuguye mwuka wera asuzuguye Imana, usuzuguye mwuka wera asuzuguye Yesu. Niko haruvuga nanjye zansange isho kutagusanga nyamara igatuma abandi. Nutegereza ko gusanga impanda ikavuga, utegereje ko nawe kuganiriza impanda ikavuga, ubwo bizagenda bite? Waranze kumva ngo utegereje ko nawe gusanga swat yakunyuramo cyangwa se ikanyura no mu bandi. Iyi ni indwara ya kangahe? Indwara ya kangahe? Indwara ya gatanu. Indwara ya gatanu yica ubugingo we. Indwara ya gatanu, Imana irambwira ngo indwara ya gatanu yisha ubugingo. Izi ndwara zose ndi gutondekanya, indwara urwiyumvemo mu kanya turayisengera niba ubishaka. Ariko indwara ya gatanu ni ibintu abantu bafite banze kurekura, ni ibintu abantu banze kurekura, ibintu banze kuvamo. Akaba ngo nzakizwa ariko tungutu ntabwo natureka, nzakizwa ariko tungutu natwo ntabwo oya rwose oya, nzakizwa ariko aka ntabwo nakareka. Ni ibintu abantu banze kugira gute? Nzakizwa ariko aka kaveruje ko ndagakomeje, nzakizwa ariko ibinda biko urashyiraho ibyaha. Reka nze nkubwire ubundi gukizwa itangira ibice 12 umurongo wa mbere. Ni inkuru za Aburahamu. Imana yamubwiye amagambo 3, iramubwira ngo aya magambo 3 numara kuyubahiriza nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguhindura umugisha, nzakwamamaza, uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzawumuha. Yaramubwiye ngo va mugirwa mana y'ijyanyu kwa Sotera. Iramubwira ngo 2 usige so na nyoko, usige umuryango wawe. 3 ujye mu gihugu nzakwereka nshaka. Pe importe nushaka ubutagishaka ariko urajya aho ushaka. Nayo magambo 3 iramubwira ngo numara kubahiriza ibyo ngibyo, numara kuva mu bigirwa byanyu kwa Sotera. 2 ukagira ibyo usiga utandukana nabyo. 3 ukajya aho nkweretse, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza ingoma yawe, nzakwamamaza, nza. Yesu nashi banze kurakura. Uzasome inkuru z'umugabo witwa Utuko. Paulo yari wabaganiriza bari mu gitaramo cy'ijoro. Utuko yanga kwicara mu ntebe, harabatindikira mu idirishya kugira ngo menye amakuru yo hanze nayo mu nzu. Uzasome inkuru za Utuko we. Paulo yari yabaganiriza ijoro ryose bari mu gitaramo. Mbega aravuga ati kwemeza kose ndicara mu idirishya ngewe. Baramaze atari ko Utuko wakwicaye mu ntebe. Aravuga ati ndicara mu idirishya naho ndi kumva yewe. Dore ko nta kigira mechanisme de defense nk'umuntu waguye. Umuntu waguye arisobanura we, arisobanura we. Umuntu waguye arisobanura icyo bita kwisobanura. Mu yandi magambo ntiwamunesha. Niko niyo mpamvu abakristo b'iyi minsi batinya. Bamwe ndabatinya kandi akambabwira tubone itorero nshumbye myaka 15 hari abantu nta kwikorereza kugira ngo atantuka kuko ndabazi. Kandi reka mbabwire uko munsi nanjye mbazi, uko munsi nanjye niko ngize gute bura nanjye ndabazi. Hari umuntu ntapfa kwikorereza ngo mfe kumwaboruda mubwire ngo reka mama we ntagiye kunkubita ibuye nangwa ngo nkubita inyundo mu mutwe. Reka
reka ndamureka agakora ibyo ashatse. baramubwira bati utuko wavuye mu idirishya ukicara mu ntebe. aravuga ati naha ndumva, ariko ibyo hanze n'ibyo munsi. bigeze aho barahanutse, arahwera. Pawulo yabishaka yari kumureka, abarahanutse kubera kurangara. ibyo hanze mu yandi magambo ibyo hanze biramukurura. reka nze nkubwire, ntabwo wambwira ngo uri hagati no hagati, swati hari ikizagukurura kuruta ikindi. umuntu umwe niwe wigeze kumbwira, ndi kwigisha urubyiruko ngo ariko kuki mutubuza kugendana n'abanyamahanga kandi ni ukubera iki mukavuga ngo ntitukagendane n'abanyamahanga? abanyamahanga mvuga ni abadakijijwe nyine. ngo kandi ngo Pawulo yaratumye mu banyamahanga. ndamubwira ngo imbaraga Pawulo yari afite, Imana yari yazimuhaye imutuma mu banyamahanga, yamuhaye imbaraga zo guhangana n'abanyamahanga. wowe urazifite se? wowe ufite imbaraga zo guhangana n'abanyamahanga? swati nubikubamo cyane, hari igishobora kurusha ikindi imbaraga, uko bimeze kose kikagukwega. njye niyo mpamvu nirinda bisi. uko niko kuri. sinjye mu mazimwe, sinjye kujya mu manjwe y'amazimwe ngo banshumuze, nimara gucumura nsigare nicuza, kandi bo batari kwicuza kuko bo barabyemerewe. uko siko kuri. tubonane turi abagore 8 yerere aho abagore bari namwe murahazi muri kamera. ntabwo nsuzugwa abagore, hatagira uvuga ngo ntutse abagore mama we. yerere kuva saa 4, yerere kuva kugeza saa 8. bamwe amajwi agatangira kugondama kubera kuvuga cyane, agasarara kubera urusaku. maze nidutaha Imana imfate mu ngoti nyinigire, kandi wowe ubyemerewe. niyo mpamvu ntinya bisi. imfate mu ngoto inyinigire, wowe wemerewe ayo mazimwe. ntabwo nkunda ibigari, ntabwo nkunda agakungu. mama tumukunde uzaperereze neza. sinkunda ibigari, sinkunda agakungu. gakungu ni kabi. Yesu nashimye. utuko barahanutse, amahirwe Pawulo amarambika ibiganza. mva mbabwire, tugeze ku ndwara ya kangahe? ya 5. iyi turi kuvuga ni ya 5. iyi turi kuvuga ni ya 5. ibyo abantu banze kurekura. nzakizwa, ariko ongeraho ibyawe ntabwo mbikurusha. urwaye iyi ndwara nawe mukanya arasengerwa. nzakizwa, ariko banze kurekura we. Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu bigirwamana by'iwanyu, kandi urasiga so na nyoko. noneho kugira ngo kwishimire, urasiga so na nyoko. mwararekuyera. niba hari utwo wanze kurekura, ubona tukiguhambiriye kandi tunyuranyije n'agakiza, mukanya urasengerwa niba ubishaka, kuko iby'agakiza urabizi neza. kereka bajye kwigira igice. nta nyigisho utumvise, nta mpuguro utumvise, ntacyo utazi. ibyo ugundiriye bizwi nawe, uko bimeze kose ibyo ugundiriye urabizi. mukanya urwaye iyi ndwara arasengerwa. indwara ya 6. indwara ya 6 indwara ya 6 ubugingo burwaye muri iyi minsi. irari ry'iby'isi ridashira, agatima gahora kari hariho. irari ry'iby'isi n'umunsi warimo ridashira, kagatima gahora
harehareha. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 15. Yakobo chapitre igice cya mbere umurongo wa 15 ni amagambo avuga ngo irari riratwita rikabyara icyaha. Icyaha nacyo cyamara kuba kinini kikabyara ikira urupfu. Irari cyo ritagukoresha nikira. Uzi ko irari ritera ishyari, kandi umunyeshyari wese ngo icyo abashigaje ari ukuroga. Wari uzi ko irari ritera umuntu ishyari, kandi ngo etape ya kabiri y'umunyeshyari abasigaje kuroga. Bisobanura ngo afite uburozi yabugo. Irari ryatuma, reka nze bimwe byihorere, irari ryatuma umuntu akora ibara agakora katarigeze kubaho kubera kurarikira. Kavuga ati uko yemeze kose iby'umugabo adafite ndabishakishiza hasi kubura hejuru, kandi byanze bikunze zabibona. Nzi ko nta bushobozi afite uriya mugabo, ariko ndabishakira ahandi. Irari riratwita rikabyara icyaha. Icyaha cyamara kuba ikigugu kikica. Nta munyera, nta rari ribangikana n'ubugingo, ntabwo bibaho. Irari ridashira. Ariko wabonye irari ritera ishyari, kandi icyo umunyeshyari ashigaje n'ukoroga. Mu yandi magambo afite n'uburozi yabugo. Kavuga ati kimve mu maso. Iyo murebye icyampa kamva mu maso. Irari ridashira, irari ry'iby'isi ridashira. Hari impamvu ituma iby'isi bitaturyohera, twabibona tukabibona nk'ibibambwe pe, tugashinjagira dushira, nyamara tubikeneye kugira ngo tudatatira igihango twagira. Hari impamvu ituma iby'isi bitaturyohera, twabibona tukabibona nk'ibibambwe pe, tugashinjagira dushira, nyamara irari kontrere y'irari no kunyurwa. Mujye munyurwa n'ibyo Imana ikora. Mujye munyurwa n'ibyo Imana ikora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora kubaha Uwiteka iyo bifatanyije no kunyurwa bizana inyungu nyinshi. Irari ridashira riratwita rikabyara ibyaha. Indwara ya karindwi. Indwara ya karindwi. Indwara ya karindwi we yica ubugingo. Indwara ya karindwi yica ubugingo ni indwara yitwa kuba mu bigare bibi. Ibigare bibi, inshuti mbi, tandukana nazo. Tandukana na Loti. Aburahamu yatandukanye na Loti. Ibigare bibi birica. Tandukana n'ibitagira umumaro. Yani indwara ya karindwi barwaye ibigare. Ijambo rivuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe ni ukuri frère. Mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe frère 100%. Bamugendana ni buri bo. Nugendana n'abanyamasengesho uzaba umunyamasengesho. Nugendana n'indaya nawe uzaba indaya. Nugendana n'abasinzi nawe amaherezo uzazinywa. Nugendana n'abaki n'abarozi amaherezo nawe uzaroga. Nugendana n'abanyamasengesho nawe uzahinduka umunya. Nugendana n'abanyamwuka nawe uzaba umunyamwuka.
ibigare bibi. Mwene magambo inshuti mbi irambye ngo iyi ni indwara ya karindwi ubugingo burwaye abantu barwaye muri iyi minsi. Kurukuru kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa kangahe kandi uri umukristo. Ariko reka mbabaza, mwabuze abizerwa mugendana nabo? Wabuze abagabo bakishwe wagendana nabo? Wabuze abamama bakishwe wagendana nabo? Wabuze abasore bakishwe wagendana? Wabuze abakobwa bakishwe muri iki kinyejana warababuze? Mbwira uwo mugendana ndagusobanurira uwo uriwe. Irambye ngo ni indwara ya karindwi. Niba urwaye iyo ndwara mukanyirasenge, va mu bigare, va mu bigare. Va mu bigare. Nibashaka bari bene wanyu. Yesu nashimwe. Imigani 38. Imigani 30 chapitre 8. Na magambo avuga ngo nkuraho ibitagira umumaro. Imigani 38 na magambo avuga ngo mbabarira nkureho ibitagira umumaro. Imigani 38 nkuraho ibitagira umumaro byose. Yerere ibigare umuntu mutazagirana ku musaraba umwihambiraho kubera iki? Aho mama tumukunde nk'umunyamwuka. 2 3 namuhuguye se ahubwo yakwanga guhugurika nkamureka. Ahubwo namuhuguye yakwanga guhugurika nkamureka. Ndagendana azanyungura iki? Nakubajije ngo icyaza kungura niki uretse kugutera stress? Uko mubonanye namazimwe uko mubona. Ariko wabonye umuntu mutashoka kuganira ijambo ry'Imana n'umunsi warimwe, uwo muntu ni gatiki. Uko mubonanye no kukubwira bari bambaye neza, uko mubonanye no kukubwira bari bambaye nabi, uko mubonanye no kukubwira ati wowe ndi wicaye ku ntebe ya gatanu waramubonye we, uko mubonanye no kukubwira abafite inda nini n'intoya, uko mubonanye no gusi uko mubonanye no kukubwira basa neza n'abisize uko mubonanye no kukubwira abisize bigafuba n'abisize bigacamo, uko mubonanye no kukubwira abafite inzara ndende n'ingufi, uko mubonanye no kukubwira bari bisize make up neza no ugose. Ubwo iyo nshuti ni gati. Nta kindi uretse kunegura, nta kindi uretse kuvuga abandi. Mwagize n'akanya mukavuga Yesu, mwavuze n'akanya mugatangana ubuhamya. Yesu abonana n'ababyiringiro n'abamwizerwa ngo bajyaga banyuzamo bagatangana ubuhamya uko bakijijwe, aho bavuye, aho bamaze kugera. Umuntu mutazigera muvugana n'umunsi wa rimwe ngo akubwira ati maze kuva aha maze kugera aha. N'abafite inzara ndende, n'abafite ingufiya, n'abasizeho umukara, n'abasize ndi wabonye yanzobeye. Ego ko Mana y'ijuru n'isi nzobeye. Va irambye bwe n'indwara ya karindwi. Barwaye ibigare barimo bitagira umumaro bitazagira aho bibageza. Va mu bigare. Indwara ya 8. Indwara ya 8 niyongezeho. Amen. Indwara ya 8 irambye ngo indwara ya 8 barwaye kwirema ibice, kwirema ibice, amagurupe n'amasugurupe, udutsiko, kwirema ibice. Imana irambwira ngo iyo nayo ni indwara muri iyi minsi iri kumunga ubugingo bw'abakristo.
bitwa ngo barajya mu gihugu cyo mu ijuru. Amacakubiri, kwirema ibiki. Iri jambo rarinsomera, mbabarira unsomera iri jambo. Abikorinto ibice 3, ubanze unsomera ku gatitre. Bikorinto banza Abikorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa mbere ahari. Mwavuga ngo ndi uwa Paulo, ndakavuga ati ndi uwa Paulo, ndakavuga ati ndi uwa kanaka. Paulo yarababambiwe, Apolo yarababambiwe cyangwa. Reba niba Abikorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa mbere, umanze usomere titre. Kamere y'Abikorinto ibavutsa kwigishwa iby'umwuka. Kamere y'Abikorinto, ngo Abikorinto n'abantu bahoraga ngo ari akazuyazi. Ryari itorero ngo rihora ari akazuyazi, badakonje badashyushye. Bari bameze nka Laodikiya, bahoraga ari akazuyazi, ntibakonje. Ni ku itorero ry'Ikorinto ngo ryari rimeze. Titre riravuga ngo kamere y'Abikorinto ibavutsa. Kadusome Abikorinto ba mbere igice cya 3, umutwe w'ijambo randitse ngo kamere y'Abakorinto ibavutsa kwigishwa ibikomeye. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'abo mwuka. Bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'abo mwuka, navuganye namwe nk'impinja zo mu mwuka. Ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'aba kamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburira ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha. Sigaje kimwe, abarambiwe nsigaje kimwe nkarekeraho. Yego. Kandi nanone ntimurabibasha. Metodologie kwigisha ndayize, mpagaze imbere public mba nayibonye. Sigaje kimwe. Yego. Kandi nanone ntimurabibasha, kuko mukiri aba kamere. Yego. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane n'inzangano n'ibindi. Mbese nimubaye aba kamere koko nimugenza nk'abantu? Ubwo umuntu umwe avuga ati jyeweho ndi uwa Paulo, ubwo umwe avuga ngo ndi uwa Paulo, undi akavuga ati jyeweho ndi uwa Apolo, undi akavuga ati jye ndi uwa. Ibyo ni biki? ntibigaragaza ko muri aba kamere? Bigaragaza ko muri abantu ba kamere. Mbese ye Apolo ni iki? Paulo ninde? Kandi Paulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera babigisha nk'uko Imana yabahaye umurimo. Ni jye wateye imbuto, Apolo we arazuhira. Ni jye wateye imbuto, Apolo na Paulo baruhira. Ariko Imana yo yazikujije. Ni jye wateye imbuto, Paulo aruhira. Apolo atera imbuto, Paulo aruhira, ariko Imana niyo ikuza. Ni ukutera nta cyaba ari cyo cyangwa uwuhira, keretse Imana ikuza. Irambwira ngo iyi ni ijambo rya 8, kwirema ibice, amasugurupe udukipe n'utugeretse kuri two. Abakire, abakene, uriya nuwahewe yaba ari uwacu. Ariko waba waramenye ko yaba ari uwacu ra cyangwa we nuwahe? Twavanye hanze cyangwa nuwino? Mukozi Imana umwe niwe kunda kwigisha ngo uri wa Satani. No kuri kose byagucanze ijuru ntabwo ari iryawe, rikuri kwirema ibi. Hanyuma niba hari umuntu urwaye iyi ndwara, mukanya tujye kuyisengera. Kandi njya ku kindi, ntaza gutera ibuye ku karere. Ijambo rya nyuma ndangirijeho ni ijambo rivuga ngo indwara ya kangahe? Indwara ya 9. Abantu barwaye, ubugingo burwaye, abantu barwaye bamwe batanabizi ko ubugingo bwamaze kumungwa.
gukunda isi cyane kuruta uko ukunda ijuru. Reka mbisobanure, ugiye kuvuga uti mama tumuku wowe nturi mu isi nyirimo ariko ntabwo integeka. Gukunda isi cyane kuruta uko ukunze ijuru. Utese wowe isi ntabwo yirimo, isi nyirimo ariko ntabwo integeka yewe. Amagambo ari mu Bikorinto ba mbere ibice 6:12, Abikorinto ba mbere ibice 6:12 ni amagambo Paulo yavuze, aravuga ngo ibyo mwisi ndabyemerewe byose ariko sinzategekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo bibaho, kandi mbabwiza ukuri, ntabwo isi ntegeka. Nta munsi n'umwe nzategekwa n'isi, cyangwa se ngo amafaranga ntegeke. Amafaranga ntegeka ariko ye ewe ugiye kuvuga utese mama tumukunde wowe isi ntabwo yirimo. Ndashoje nicyo cyanyuma. Ahasigaye ngiye kubaza resume abo twagendanye, ngiye kubaza guhera ku cyambere ndebe ko abantu bumvise. Mutangire mukopere, mutangire mukopere. Ngiye kubaza kandi ndatomboza, hatagira usebera muri aba bana bato, ndatomboza bakuru. Gukunda isi cyane kuruta ukwemeze kose wayihambiramo uzayivamo. Paul yanditse amagambo aravuga ngo ibyo mwisi byose ndabyemerewe ariko sinzategekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni gute koko jimu yagutegeka ukananirwa kuza mu materaniro ugategekwa na jimu? Hari umuntu wavuze ati, umuntu w'umupadiri ejo naragapostinze, yari kwigisha urubyiruko kuko nabonye banyujijeho mbona n'urubyiruko. Amasaha 2 uri kureba umupira nango kumva umupira kuri RBA, andi masaha 2 kumva urubuga rw'imikino TV1, andi masaha 2 kumva urubuga rw'imikino Pachis TV, andi masaha 2 kumva urubuga rw'imikino BTN. Ngaho mbwira nawe tutera journée umunsi wose mega mushyiramo nizanga hajya, mega mushyiramo nizanga hera, ama mega mushyiramo na yanga ama igihumbi mega zikarangira umuntu atumvise ijambo ry'Imana n'umunsi wa rimwe ngo afungure yumva ubutumwa bwiza bwa mudaheranwa. N'abandi ntabwo ndi kwamamaza mudaheranwa, n'abandi bavuga ubutumwa ku buryo mu gihe tutasenze wakumva ijambo. Erega natwe dufite urubuga Rehoboti cyacu ku Kidendezi, mujye mufungura murebe ibyigisho bya hano, mwiyibutse niba tutasenze wumva ikigisho kanaga yigeze kwigisha mu gihe runaka. Amen. Mu mezi 6 ashize wongere ugifungure, mega zikarinda zirangira umuntu byibuze ngo yumve ijambo ry'Imana 30. Irambye ngo genda uvure ubugingo burarwaye. Indwara ya mbere ni iyihe? Ibyaha. Nta mahoro y'umunya byaha nubwo wabisigiriza. Urwaye indwara mukanye tujye gusenga. Indwara ya kabiri ni iyihe? Bitotsi byo mu mwuka, ubute nta munyabute. Abanyarwanda baciye umugani ngo isazi bute ntiryigisebe. Nta munyabute zasingira ijuru, ntabwo bishoboka. Kandi akambabwira ijambo rikomeye, nta muntu w'umunyabute ushobora kugira ku kigero Imana yishimira, ntabwo bibaho. Tubona ahamagaze n'iyi mikoro mfite ni imbaraga, ni kosi. Iyi mikoro mfite uyu munsi, umva we, ikosi. Nta musirikare ushobora kubona igarada atanyuze ku ikosi, ntabwo bibaho. Ku rutugu hano ikosi. Nta munyabute ushaka gusingira icyo Imana yavuze pe. Umunyabute ntabwo byakunda, bisaba imbaraga no gushishikara. Indwara ya gatatu abantu barwaye ni iyihe? Mwuka mubi wo gupingana, mwuka mubi wo gukirana imanza, mwuka mubi wo gusuzugurana.
ibyo bivaye mu bana b'Imana, ubwo ni uburwayi. Indwara ya kane ni iyihe? Indwara ya kane ni iyihe? Gutuka Mwuka Wera. Bose bazababarirwa, ariko uzapinga Mwuka Wera ntabwo azababarirwa. Niba ibintu niba utanabyemera ceceka, Yesu nashimwe. Niba utanabyemera ceceka, Yesu nashimwe. Imana ivuga mu buryo butandukanye. Ibyaha byose bizababarirwa no gutukana no kugira gute, ariko uzatuka Mwuka Wera ntazababarirwa. Amen. Indwara ya gatanu ni iyihe? Ibyo banze kurekura, utuntu bisigarije. Iyo ushaka gukurikira Imana ntacyo usigaza. Yesu nashimwe. Iyo ushaka gukurikira Kristo uramaramaza. Yesu nashimwe. Ntabyo wisigariza nuko umaramaza. Amen. Indwara ya kangahe? Indwara ya kangahe? Ni iyihe? Irari ridashira riratwita rikabyara. Byanze bikunze irari ridashira, wakora amabi, wakora n'ibidakorwa kubw'irari. Irari ritera ishyari, kandi etape ya kabiri y'umunyeshyari ni ukuroga. Ikindi, bigare, muve mu bigare. Basore muve mu bigare, bamama muve mu bigare bidafite umumaro, mubivemo. Umuntu wese mutazagirana ku musaraba zibukira. Yesu nashimwe. Umuntu wese ubona atazakugeza ku musaraba zibukirira. Amen. Bwira Imana gutoranyiriza inshuti nzima zirahari. Yesu nashimwe. Bwira Imana gushakire bamwizerwa. Bwira Imana gushakire babyiringiro barahari. Amen. Indi ndwara ni iyihe? Kwirema ibice we, ijuru ntaryo bazabona. Haleluya. Reka mbabwire ijambo rivuga ngo udakunda mwene se ijuru ntaryo azabona. Udakunda mwene se ijuru ntaryo azagira gute? Indi ni iyihe? Irari no gukunda isi cyane kuruta gukunda ijuru. Isi turacyayirimo ariko ntabwo tuyihambiriyemo. Isi turacyayirimo ariko ntabwo idutegeka. Nuko rero izi ndwara tuvuze uko ari 9, niba hari urwaye muri zo, haguruka dusengana Imana. Haguruka ku birenge byawe. Irambye ngo genda uvura ubugingo, umfashe kuvura ubugingo kuko ubugingo bwararwaye. Mu yandi magambo bwaramunzwe. Irambye ngo ngibe ibintu byishe ubugingo bw'abarokore muri iyi minsi. Izi ngingo uko ari 9, Imana irambwira ngo ni indwara abantu barwaye zituma badakizwa, zituma badashobora kugera ku musaraba, zituma Imana idashobora kubishimira, zituma Imana idashobora kubanezererwa, zituma badashobora kugira Imana yagambiriye ko bagera. Imana wahagurutse wese abikuye ku mutima, ushaka kugira ibizareka, Imana imufashe kureka. Ushaka kugira ibyo yiyambura, Imana imufashe. Ndasenze papa wanjye, umuririmbyi ararema ngo ubitanga utabyimana, yetu bishaka by'ukuri. Hagaze muri uyu mwanya hamwe n'inkoni wampaye, ukambwira ngo ubugingo bw'abantu benshi buzarokokera mu biganza byanjye. Ubugingo bw'abantu benshi buzarokokera mu biganza. Ndasenze kugira ngo n'uyu mwanya ibyari byararabiranye wongere uvomerere. Ndasenze kugira ngo uyu mwanya ureme ibishya mu bugingo. Ndasenze kugira ngo ubugingo bwacu uturindire ubugingo pa, kuko ubugingo aribwo buzakubona. Rema ibishya mu bugingo, imbaraga nshya mu bugingo, amavuta mashya mu bugingo, ibyigisho bishya mu bugingo, iyerekwa rishya mu bugingo, kandi ubitanga utabyimana iyo tubishaka by'ukuri. Nsengeye aba bantu nizeye, nsengeye iri shyanga ryawe Uwiteka we, uturindire ubugingo
kuko ubugingo ari bwo buzakubona. Nsenze nizeye mu izina ryawe ryera, amen. Amen. Amen.